Dutiye arasaba ababyeyi be kumufasha mu myigire ye ariko ntibabikozwa. Hagati aho duheruka nyirabazungu y'inyamatwa Honorine wamusabaga imbabazi. Honorine yabyifashemo ate? Ni urunana. None se ko uciye mu gacya murahingaho uyu munsi? Ugira ngo hahandi kwa mwarimu Liberata se ntaharangiza. Hari ahantu ko hahinze igihe kinini Pascal cyangwa usigaye ugenda ukanebwa. Ariko rero nawe ubanza ugira ngo ndi imashini. Ubu se hari ahantu wagira ngo mpahinga imibyizi 3 koko gusa mbe mparangije. Cyangwa uba wibagiwe ko mpinga ndumwe. Cyakora koko ndakugarukiye nta kaboko kamwe. Ubu rwose iyo tuba babiri tuba twaraharangije kera. Umva twaraharangije ahubwo ntanavunitse cyane rwose. Ariko uzi guhinga urumwe ugacurika ubutaka ukabucurukura ntawe muri kumwe. Ntawe ukuganiriza, ntawe ukuvugisha, ntawe ugira ate. Ariko ubundi kiriya kigore cyangiye kikongufasha. Buriya koko umuntu w'umubyeyi akuriye kumbuza gukora ngo nuko mfite abana bato. Ntuzi se ko yavuga ngo ntabwo urakomera ngo wajya umuhingira umurima nabo usiba. Ngo n'umwanya wo kwirirwa mpoza abana ni munini da. Cyakora ko kwimakaza hari icyo binyereka pe. Ubwirasi bw'abakire hari ikindi se? Oya si icyo ngewe nisi. Ngewe binyereka ko dukwiye kuboneza urubyaro rwose tukarekera abangaba. Twagira amahirwe tukabarira bagakura. Ese akako kaza hano ntikajye gutigiye ngo kariga. Waramutse papa. Urashaka iki muza? Utagiye kwiga noneho wabihaze. Ndagiye ariko nta karamu mfite. Nta karamu ufite? Iyo duheruka kukugura wayishyize he? Ubanza warayinyibye narayirebye ndayibura. None se urumva mfite uruganda rucura amakaramu ku buryo najya nkubonera ikaramu ya buri munsi muza? None se ndabigenza niko mwarimu yambwiye ngo singaruke mu ishuri ababyeyi batarangurira ikaramu yo kwandikisha. Ngaho se nyine sibunderere barumuna bawe njyane na so duhinge hariya ahantu turebe ko twahamara. Oya ntabwo nsiba nimungurira ikaramu njya kwiga. Turayikugura se amafaranga dukuye hehe? Harya mukobwa ja. Nimugoroba tuvuye kwica icyaka hari icyo twagaruye ngo muhigicara ajye kuyigurara. Ariko nawe banza ubushaka kwigira umutagatifu imbere y'abana. Gutese Amafaranga se igihumbi twari kuyanywera hagasigara iki? Nta cyari gusigara pe. Ariko se ubundi muza. Karamu. Urinda untesha umutwe ngo bakwibye ikaramu wowe nta maboko ugira. Niba bakwiba ubuzwa n'iki kwiba abandi? Kandi mwarimu yaratubwiye ngo abana beze ntibiba. Icara aha rero nderera abana niba wumva utakwirwanaho ngo ubone ikaramu yo kwandikisha. None se ko wikanze ikibazo ni iki? Ese ujya uri gutegura n'ibya migambi? Ni ibyeda. Isuku noneho se sinayitwararitse kane. Ikibazo mbona si isuku. Ahubwo ndi kwibaza impamvu ugiye kugaburira umwana utarageze igihe cyo gufata imfashabere. Yego ko. Migambi yagejeje igihe cyo kurya da. Ejo bundi se ntazuzuza amezi 8. Ariko iminsi iri butape. Cyane. Uzi ko numvaga akiri mu mezi 4 cyangwa 5. None se urumva natinyuka kumuha ibiryo ataruzuza amezi 6 we? Yewe nawe numva. Abaganga baradusobanuriye bihagije kane ko niba dushaka ko abana bacu bagira ubuzima buzira umuze ngo tugomba konsa amezi 6 nta kindi kintu na kimwe tubahaye ngo kuko buri amashereka abarimo intungamubiri zose umwana akenera. Barayifashe rwose. Nangize nawe ngugiye kuba nk'aba bagore batangira kugaburira umwana ataruzuza amezi 6. Ntabwo nabikora kandi nshaka ko umwana wanjye azakura neza yarangiza akagira ubwenge nk'ubw'abana bo kwashyaka we. Shabakira turabakunda ye. Uti nk'abakwashyaka koko. Niko so nari nyibwirira. Hari icyo washije kugeraho na nyoko bukwe? Shaka nte icyo nakubwira waranshutse. Byagenze bite? Umukecuru yarantutse shaka ntengo. Umva yarambwiye amatwara ziba neza neza. Ariko wenda agira ngo muraganira mubwira iki kugenza. Shabyihorere ntiwari uhari kane. Tuganira se yararetse ngo byibuze mvuge n'ijambo rimwe. Gusa mureke urumva yahene yuzi kurunguruka. Naramwishyiriye arambwira iryo ashaka ryose. Ariko nanjye hari umunsi nazamutombora kizana maze nanjye nkamubwira kari ku mutima ubundi nkimara agahinda. Oya shaho nuri ntabwo rwose ibyo ngibyo ari byo pe. Ntabwo ugomba guhangana nyoko bukwe rwose. None nkora iki koko ko namusanze mu rwego ngo musabe imbabazi akanyirukana nabi hataretse byibuze ngo namubwire icy'ingenzi. Nyine wowe icyo wakora washaka umuntu uzi neza ko nyirabazungu yubaha akaguherekeza noneho nyine akaba ari we unabahuza. Uriya mukecuru ko agira amahane kane namenya yubaha nde koko? Mwese abari ujyanye na Karemera ntiyamwinginga akemera ko muganira. Niko byagenze bite ko mbabwira gufata amakaye ngo twandike wowe ukarira? Bayibye ikaramu. Ninde wayibye se?
simbizi nagiye gukina agarutse nsanga bayitwara. Niko yemwe ba ninde watwaye ikaramu yanje? Singewe reka singewe. Ubu rero ngiye kubahana sibyo? Twavuze ko abana beza badakora iki? Nibiba. Aha, ntabwo biba. None mwebwe mwibye mugenzi wanyu, murumva mutakosheje? Twakosheje. Nina karamu mfite mama arankubita. Murabona mugenzi wanyu atababaye? Nimumbwire uwamwibiye ikaramu rero. Nabonye muzarareba mu bikapu by'abandi tugiye gukina saa yine. Wimbeshyere mugwane ntabwo narebyemo. Uretse gato muza. Umugwane? Karamu. Umuzara wamubonye areba mu bikapu by'abandi ryari? Tugiye gukina yasigaye mu ishuri. Wimbeshyere nasigaye nirebera ikayi yanjye. Ikayi wayireberaga he muza? Mu ishuri. Ko wumva bakubonye ukora mu bikapu by'abandi se? Narebaga ko batayinyibye bakayihisha mu bikapu byabo. Ngaho haguruka mu ntebe yawe turebemo ibintu hafite. Singiye ni ikayi yanjye yenyine irimo. None aho mu mufuka w'ijipo harimo iki? Ntacyo. Kandi nkibona. Kuramo turebe. Ni amagarama ariko munkubita. None kuki wibye amakaramu ya bagenzi bawe kandi twarabonye ko kwiba ari bibi? Mbabarira sinzongera. Humura ndakubabarira. Ariko banza umbwire impamvu batinyutse gukora mu bikapu bya bagenzi bawe kandi twarize ko kwiba ari icyaha. Nuko nanjye wanyibye ikaramu mbwiye ababyeyi ngo bangurire indi barambwira ngo ni amafaranga bifitiye nzirwa nanjye nibe bandi cyangwa mvemo. Nakora busho aha ho nagukumye ingofero. Buki mukubanze gutera igipande neza se? Niwe engineer wa mbere muri Nyarurenge. Ariko icyo mvuga nakwemereye kurusha ibindi Ni iki? ni ukuba warahisemo ko amafaranga twakuye mu ihene twayakoresha tuvugurura inzu. Naho utangiye se ngo ugomba kuguramo ibitenge by'igiciro n'iki. Ubu nibwo mbibonye ko nibeshyaga. Urabona ukuntu inzu yacu isa neza wagira ngo niyo kwashyaka neza. Ese kuvuga ngo irasa neza tutarayirangiza neza ra? Ngo hari imbere tuhasigiye n'amarangi rwose ntinyuzuza neza ahubwo uko mbishaka. Izaba isa niyo kwanuza kwa gitifu murenge. Esa. Sha abansuzuguraga bose bagiye kumbona. Ibaze kuba dutunze moto. Twarangiza tukaba dufite inzu nziza iteye sima. Numva uvuga sima irangi ukaryihorera. Ahubwo se busho. Hari gahunda ufite na Gitefano ko mbona yatanya yerekeza hano. Bwakeye. Waramutse Stefano. Yego. Ese ko mbona utarwiyambitse uragarukira hera. Manuka gusa tugende kiraka cyabonetse. Ngo iki? Cyo kiraka se kivumbutse hera. Wimbaza byinshi yewe ngaho manuka vuba tugende. Uzi ko umukira ashaka ko ejo duhita dutangira akazi. Ariko wazi tukazajya ejo Stefano. Ko ariho naba rwose ndangije kubaka inzu yanjye. Ariko ubanza uroze rusho. Ariko ndivuga ndoze. Ubwo se urumva mbwira umukira ngo umuntu twari gufatanya gupatana ari kubaka ibye azaza ejo. None ubu ngubu ntibyanjye biti imitemeri ngiye gupfunikira iby'abandi koko. Ibyo bintu urumva bishoboka. Ibyanjye mbite. Aho gumana imitemeri yawe. Reka nge kwishakira undi rero tujyanayo. Ngende umushaka. Ko wagira ngo nturi umufundi. Winshukira umugabo Gitefa. None se arajya kubakira abandi watariyubakira. Ibyo se ko ari ibye hari aho bijya. Nakubajije ngo mwanya ntiyazabikora. Nakubwiye ngo ibyanjye biti imitemeri ngiye gupfunikira iby'abandi. Ibyo ngibyo ntabwo wabyumvise. Genda Stefano. Inzu yanjye nayikeneye kuzura di. Igasa neza. Amafaranga nakubwiye kuvugurura inzu yawe. Umva Stefano bose ntabwo nanze amafaranga. Ariko genda niba udashaka kundindira. Harimo iki se? Ariko zo ugira amatsiko no ku bintu ufite mu ntoki nuri wafunguye witonze ukareba. Amagi we Karemi nayanjye unzaniye se? Nayawe n'umwana wacu. Harya ubu namuha umureti ngo nze kuwuteka dusangire we. Ayawe gateke umureti iry'umwana ryo uritogose urinombane n'ibindi biryo. Urakoze cyane pe, urakoze Karemi. Ngewe na Migambo twitaho uko ushoboye rwose. Ntiwambwiye ko ejo uvuye kumupimisha wasanze yariyongereyeho ikiro n'amagarama arenga se? Ahubwo barambwiye ngo ni hafi 2 ngo ikiro kirengaho amagarama 800 yose.
urumva se nyine byapfa kwizana gutyo n'abashakiye ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri bifasha umwana gukura. nakutagira rwose Kareme ni uko ngo ntabyera ngo de. Umva kandi uratangiye kuvuga ngo ntabyera ngo de se kandi hari icyo unshinja. icyo mvugira ngo ntabyera ngo de ni uko nyine udukunda ukatwitaho ariko tukaba tutavugana na mukecuru. Ibyo se urabiwe ko ari wowe wabiteye ujya kumutuka ngo nindiririze. ndabizi pe kandi ndanemera ko nakoze ikosa Kareme ariko ikibabaje ni uko adashaka ko twiyunga. Ariko rero niba ushaka ko mwiyunga ni wowe uzatera intambwe bwa mbere ukajya kumusaba imbabazi, ntabwo ari we rwose uzaza kuzigusaba. none se sinabikoze akangurukana ngo nimuvire mu rugo ntagishaka kumbona Kareme. Wagiye kumusaba imbabazi ryari ariko ntabyo namenye Honori. ejo nimugoroba nagiye kumureba ngo musabe imbabazi ariko yaranyishe neza neza. yarantutse hahandi yambwiye ngo niba nje kumuroga ngo nisubireyo n'ibirozi byanjye ngo we ntabwo byamufata yarabatijwe aranakomezwa ngo ntiyafatwa na nyabingi. Ko bitoroshye se mwuka byarabo, niba atanemera ko muvugana biragoye rero ko mwiyunga. nyine navugaga ngo ahari tujyanye ukamusabira umwanya akantega amatwi wenda byakunda. Ese bageze ngo njye baranyorohera ko yamaze kudushyira mu gatebo kamwe ngo ntawe ntagewe twese turi kimwe. ubuse nkora iki kugira ngo mwereke ko rwose nicuza amakosa nakoze kandi rwose niteguye gusaba imbabazi Kareme. niko shandote iyo nkomanga kabiri gatatu nyumva ntuze kunkingurira uba wumva ufite ubwenge bukora neza. Kanengwa se ntiyaje akagukingurira papa? kuki atari we waje se kandi ari we wari uri hafi? Ndi gukora umukoro baduhaye. umukoro se bukoro ukora urya ikaramu wowe ukareba hejuru boshye ubonekera? byananiye ahubwo ngize Imana ndakubonye mfasha. hanyuma se ni njyewe utega amakayi kuki utabwiye nyoko ngo agufashe? Mama se ari ubwo abizi? iyo ubwira mushiki wawe ntiyizi ikinyarwanda n'imibare n'icyongerezwa n'igifaransa byose ntabizi. Kanengwa iyo avuye mu kazi ahita ajya gushaka ubwatsi bw'ingurube ze yaza agafasha Bugingo gusubiramo ibyo bamwigishije. warangiza rero ukabitega Stefano ngo niwe utagira akazi ubwo ngubwo. Narindi kubyikorera nuko ngeze ku ijambo rikananira. iri kunanirire ushaka ubwinshi bw'ijambo uruhu. niko sha ntabwo uzi ubwinshi bw'ijambo uruhu? ni inzihu twaje akarame nduti uravuze ngo ubwinshi bw'ijambo uruhu ni iki? nyine simbizi ndimo nibaza niba twavuga inzihu. zana ayo matwi yawe nyakure nkwerekesha nta soni ko kurayoberwa ukayoberwa n'ikinyarwanda. babarira papa. kuvuze nduru bakinduti ni papa uri kunkurura amatwi. ndayakurure amatwi yawe nta soni. ngwiki nguragira ute Stefano? ndagukurura amatwi se gusa ko ahubwo nanagukubita. ngwiki umwana utazi uko impu nyinshi bazita ubwo koko yiga iki? ndekera umwana Stefano ubwo se kumukurura amatwi niko kumwigisha? kandi ni wowe umushyigikira akaba umuswa. mushyigikira se mushyigikira iki? reba ejo bundi yagiye mu marushanwa yo gusoma buwanyuma none namuhana ngo yikosore ukazana amahane ngo mwimureke. impamvu ni uko ubwa mbere mwari mwamfashije kandi ejo bundi mwaranereranye. kuki se utirwanaho ngo ufatire ku kibaho nkanjye? none si byo Budensi yari yatubwiye ko abana baba bakeneye umwanya wo gusubiramo amasomo bageze mu rugo ntabwo wabyumvise? Stefano se ukomeje kwihunza inshingano zo gufasha umwana mu myigire y'amaherezo azaba ayahe? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Community.